Yes ndabasuje cyane kandi bahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Menya TV. Iyi ni channel ibagezaho amakuru atandukanye ndetse tukabasha no kumenya ubusobanuro bw'amazina yacu agiye atandukanye. Amazina dusobanura tuyabona binyuze mu bitekerezo muduha muri comment, aho muduha igitekerezo ugashyiramo izina wifuza ko twagusobanurira ubutaha. Ikintu cya mbere nakwibutsa no gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ubashe kujya ubona amakuru ku buryo bworoshye, kandi ugakora share kugira ngo nabandi benshi bamenye iyi channel nabo babashe kumenya ubusobanuro bw'amazina yabo n'ibindi byinshi bitandukanye. Izina ry'uyu munsi ngiye kubasobanurira ni izina Jeanette. Izina Jeanette mbese ni izina bwoko ki? Izina Jeanette ni izina rifite inkomoko rero mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura impano ituruka ku Mana. Iri zina rero usanga rijya rivugwa no mu bwoko butandukanye kandi rikandikwa no mu bwoko butandukanye. Hari abavuga Jeanne cyangwa se Jeanne, ndetse hari n'abavuga Jeanette biterwa n'uburyo ushaka kubivugamo. Hari imwe mu myifatire imiterere y'aba Jeanette. Jeanette ni intyoza, akunda kuyobora kandi akunda kurakazwa n'ubusa. Akunze kuba umukobwa wiyemera ndetse wiyumvamo ko hari urwego runaka rutandukanye n'abandi bantu, cyane cyane mu by'ubwenge yaba ariho. Inzozi ze zikunda kujya kure cyane ku buryo iyo agize uwabiganiriza aba yumva bitazashoboka. Akunda ubukire kandi icyo ashaka aragiharanira mu buzima bwe. Yanga ibintu bitinda, iyo bimubayeho agerageza gushaka igisubizo gituma byihuta cyane. Abashaka kumenya ibintu byose kandi aba ahora ahindagurika. Jeanette abashaka kumenya ibintu byose kandi ahora ahindagura ibitekerezo. Jeanette akunda impinduka kandi yishimira kugira inshuti nziza mu buzima bwe. Jeanette ni umuntu ushyira imbere uburenganzira bw'abagore ndetse aba yumva yakora igishoboka cyose ngo agaragaze ko abagore bashoboye. Ba Jeanette rero buriya ngo iyo bakiri abana baba bashaka ko igihe cyose ibitekerezo byabo bishyirwa imbere, kandi baba bumva ko nta kintu ashaka gusangira n'abandi bana, abashaka kwikubira ibintu byose muri rusange. Jeanette ni umukobwa ukunda kurebwa neza muri rubanda, nicyo gituma agerageza uko ashoboye kose akagaragara neza igihe azi ko ari buhure n'abandi bantu batandukanye. Jeanette kandi akundira ibintu bitandukanye by'imirimbo ihenze n'ibindi bintu byose bituma abamureba bamwubaha kandi bamugirira ibambe. Mu rukundo Jeanette aba yumva yahitamo uwo bakundana akurikije icyo uwo muntu avuze muri sosiyete cyangwa se ibyo atunze. Nubwo ibi ashobora kubirebaho, Jeanette aba ashaka ko kwiyubakira urugo rurimo umunezero ndetse n'ubwumvikane ari byo biganza mu buzima bwe. Hari imirimo rero ba Jeanette bifuza gukora cyane kandi bakunze no gukora. N'ayindi rero iyo ni imirimo ifite aho ihuriye n'icungamutungo, ubuganga, ubugeni n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibyamamare rero byiswe iri zina Jeanette. Wakibaza uti ni bande biswe iri zina Jeanette? Uwa mbere ni uwitwa Janet Jackson. Uyu yari umuvandimwe rero wa nyakwigendera Michael Jackson. Uyu nguyu yabaye umuririmbyi kimwe na musaza we waje kwitaba Imana mu myaka ishize myinshi cyane. Undi wabayeho witwa Jeanette wiswe Jeanette Darvin. Uyu nguyu nawe yari umuririmbyi mu njyana ya pop mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'undi witwa Jeanette Varney. Uyu nguyu rero azwi cyane muri aya majwi y'amatente cyangwa se amakartune, aho wumva akajwi gatoya cyane. Akeshi ijwi ry'uyu mutegarugori niryo baba bakunze gukoresha kuko niwe ukunda gukina avugishwa muri ririya jwi ry'amatente cyangwa se amakartune agiye atandukanye. Usanga abantu benshi cyane banayakunda kubera uburyo yaktinga ukabona birahura ni cyangwa se inyamaswa bakoresheje ukumva birahura cyane n'ijwi rye. Ngayo nguko rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Jeanette. Nawe ushobora kuba ufite izina ushaka kumenyera ubusobanuro, uratwandikira aho hasi muri comment, uduhe igitekerezo cyawe, utubwire izina wifuza kuba twagusobanurira natwe turikoreho. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibitekerezo ndetse n'ibiganiro bitandukanye Menya TV ibagezaho. Ciao turi kumwe.